yemwe bako wari uri kuvuga ngo iki se mugabo we wavugaga ngo iki izi se ko mbona zenda kuvuka zo waguze ibigamo by'abana ndakubaza wamaze kugura imyenda y'abana ibyahi warabiguze jewe se ndakubaza papa sava ndakubaza ko mbona inda wagira ngo iravuka mu gitondo niriya ndabona wagira ngo iyi wenda ifite nk'amezi 5 wariteguye se mugabo we ese washakanye n'umugore utabyara ku buryo ujya gutera inda 3 icyarimwe kuza singiye nateye ndinda ese papa sava wari uzi yuko hari igihe kitazagera nyine ngo mbimenye abantu bakambwira ukamfata nk'ikigoryi nawe kubwira ukamfata nk'igicucu hanyuma se abangaba bo njye inda ku buryo babajanga gufata izana hari umuntu hano nateye inda ninjye abateye inda mama Sava ibintu tuberemo ntago abizi tubwirire uwo muhungu wa papa Sava ze hano ntago papa Sava nagize hanyuma namwe murimo kudushunga mu muhamagara bwira umuhungu wa papa Sava aze hano ntago dushaka papa Sava hano wabyaye indi mwana se ntiwambwira mugabo we papa Sava agira umwana w'umukobwa niwe mfuraye hanyuma se uwo muhungu wawe ni uwuhewe hoya hari umuhungu wa papa Sava twe turabizi neza kagahungu karekare bamagare sinamuvuza ubundi bitwagisha mama Sava mbabara wimvugisha basi duhamagare manuririwe pe hamagara manu ariko narumiwe ko ariko mpayoberwa manudi ngaho ndabona inyama zicaye hejuru y'igipangu navuga ati ceceka mama Sava ibyo ntibikureba Manuda ariba abakiriya nabwira papa Sava ati mama Sava ibyo bintu ntibikureba Manuda ageze hatera abakobwa inda 3 ari nako gasuzugura umunsi suzuguza ubugiye kumbwira ngo nabyo ntibindeba Manudi mama twamahiriwe Manudi turumbuka hano wambwawe zishwaye hano vuba papa Sava buretse nzi kubona nenda kubyara nta n'ikigoma mabuja wawe ninde hano hagarara hariya hagarara hano dore nari nkumbuye icyuya cyawe wamuhirimbiri ngo ninde urabyara mu gitondo mugarara oya ngwino umwana wanjye yaragukumbuye nako nta ninjye yayiteye imbere hagarara hano nako ngwino ninjye wabyaye mwabagore mwe mwaretse iyo mikino yanyu namwe umwana wanjye yaragukumbuye basi musome mwebwe muri ibigori ibyo ari byo bibazanye hano umva mu bintu ukora byose hangano reka kudusuzugura ubu urabona ibigoryi bitwite bibyenda no kubyara abana b'igihugu ari byande ntago ari we dushaka Manu dabo abakobwa urabazi abakobwa urabazi iyo mitungo bazanye urayizi bose se iki Manu uvuze iki ntabwo nzi Manu abakobwa urabazi Manudi yababwiye ngiye ko ndise umuhungu wawe w'imfura se ngiye mbyara agasaza kangana kuri ibyo se twe biratureba dushinzwe ngiye yambwiye nase navutse niroteraho ku buryo oya pana mbyara niroteraho ku buryo nahise nterinda Manudi abakobwa ndabazi izo nda wazibatereye rero izo nda wazibatereye wowe yayigutereye muko ngiye rero Manu twabanje gukundana nkuko mubibona murabona aba bandi ntago mbazi turakundana mubajije aho yayigutereye ibyo bisobanuro bindi ntabwo bikeneye wasubije ibyo bakubwiye yayintereye muri dushe muri dushe y'inzu yiwemo hano mo imbere mu cyumba cyiwe waruha mu cyumba ubwo ni mu cyumba cyacu niho habamo dushe iyindi dushe ntabwo iba mu cyumba byose birandeba twe ko twe mu cyumba cya Manu hanyuma wowe yayigutereye hehe ngewe naraye hano ayinterera hariya mu nzu kuri iyi nzu yo ku ruhande ambwira ko ari inzu papa we yamuhaye arambwira ngo tuba ariho tujya ngo batatwumva niho naraye icyo hanyuma wowe se muko ngiye murabona ari mvuye ahantu nzanga arambwira ngo tujye muri salo niho yayintereye muri iyi salo ndabyibuka twazamutse hano
harya ngo mwese ababwiye ko inzu ari iye hano si iwabo. hano si iwabo. Iwabo kwanda ariko. Iwabo kwanda. Papa wande. Njyewe mwaba papa wa Manudi njyewe. Manudi ntandusha imyaka cyane tuyinganye. none se Manudi murabona uyu yabyara Manudi agatwe gashizeho umusatsi njyewe uracyari irende ariko se papa sava ubu wavuga ngo umwana si uwawe akaba yaranditse amasezerano y'ibiki twebwe twisanze buri wese yaramuhaye amasezerano y'iki nyine amasezerano y'umutungo zana turebe njyewe yamaye umurimo uri hariya hepfo ambwira ko ari uwe ambwira ko urimo no kwera muri iki gihe ambwira ko nakwifungura na business bitari ibyacu zana ndebe ariko boss reka bavuge ibyo watanze urabanza ureke bavuge ibyo watanze njye yarambwiye ngo ino nzu yo hanze ni iyanjye dore ngiki anandika no mu mazina yanyu ko muri ababyeyi be mu mazina yacu none se bose urabona atari bababyeyi zana hano turebe nawe wowe yaguhaye iki wese yaguhaye njye yamuhaye kano kabari kose n'ibyumba ariko murateta sha arewe ako sheri njye wumve ngo iby'inzu ntago mbishaka icyo mfa nuko nzabyarira iwawe sheri ndabyara ejo bundi ese Manu reka nkubaze niba ufite n'ibihumbi 15 byo kwigurira inkweto ku buryo uzambona amafaranga yo kugura imyenda y'aba bana batwite ariko se boss ubwo murebye izo mapuro mwebwe hari umukono noteri mubonaho Manu ngo iki uvuze ngo iki nta kintu mvuze uvuze ngo iki nta kintu mvuze ndavuze ngo mugana hari kashe ya noteri mwese niba nakaje nta mukono we nta mukono we ubu namwe mugiye kutwihakana ni murebe ariko we kuri imiteta aho ngaho urabona ibingibi ari byo gutetamo nawe ndakuyamye wa mugore we bakubwiye ngo ntuko kabye nta mugabo niko Manu ufite amafaranga yo kuzabona imyenda y'aba bana bose tubwiye ko nta kibazo afite yababwiye we nande ariko kwajya ngahantu yazibatere twari turyama tujya kuzana umvikane mu nkurira induranga niba ingibi wari urimo nabangaba wavugaga Manu ngende iso iso ninde uvuze ngo iki mana we none iso ninde babwire so ninde hano ntabwo ari iwanyu nese boss waretse ibindi bibazo nkabisubiza ndaho ngaho subiza kugira ngo bigende subiza ibyo bakubaje hano ntabwo hari nta muntu wemerewe kwihanira ariko mama sava agahinda ndashaka kukubaza iso ninde karambizi atuye mu majyepfo mwumvisha ariko muzajya kujyana abo bana ise ni karambizi mu majyepfo nyoko ariho subiza mama wariho na mama wawe mana nyagasazajya kwereka warangiza ukajya gusinyira abantu ubu bamwe bayi annex abantu ba amasamba abantu ba inzu yanjye ngo ngende iso none se mwana we kambayeho njye nagiye kubyara urujyo rungana rutyo kuko ari gahunda yo kwimara impfa ngo gahunda y'iki okay mama sava umva abakobwa akira buri wese afata urupapuro rwe Manudi nese turavira ntabwo ndi kuburana namwe sindi kuburana namwe ujya kugatambika ahangaha nari mare birumvikana nawe ubaherekeze mugende mujye kureba kwa se wa Manu werekane bakazana narababyaye Manu naramubyaye wahoze unuka hariya ngo nguki ngese ko ari uko nari ndavuze ngo haguruka ubaherekeze musoke hariya mupfu mutacare mu rugo muhite mujye ahantu nabyariye mama sava